Nagikosoza rero tujye kujya muri Pi browser turebe kuri icyo bita blockchain, turebe no kuri explore the ecosystem system nshyashya nyine. Navuga ko ngiye kubasobanura kuri utuntu bora tubona nshyizeho utu rectangle then kirimo dufresh kugira ngo ubone. Ngo rero tuhere kuri blockchain. Kuri blockchain ngira ngo nitujyaho muri kubona ngo Pi blockchain explorer. Ubundi explorer icyo ibimaze ngo ni ukwerekana transaction ziri gukorwa muri ecosystem cyangwa se ziri gukorwa muri blockchain ya coin runaka. Tuvuge nk'urugero niba ari BNB ugapestingamo hano address ya BNB, bahita bakwereka address yawe transaction zabereyeho ryari, igihe, naho n'uwazakiriye nawe bakakwereka address ye. Kubera ko rero iyi ngiyi itarajya kuri mainnet cyangwa itaragera mainnet, ubu gusa nshaka na pestingamo address yanjye cyangwa indi address nkareba transaction zakorewe kuri address. Rero nicyo block explorer ibimaze. N'izindi coin zigira block explorer, BNB gira block explorer, BTC block explorer, TRX block explorer, usdt block explorer. Buri coin igira block explorer. Ngira ngo mwumvishe block explorer icyo aricyo. Ngira ngo nababwiye ko n'ubundi Stellar protocol ariyo ifite imikoranire na Pi mu bijyanye na transaction, mu bijyanye ko ari nk'ama network, uburyo network igenda n'uburyo guhererekanya bibaho, n'uburyo kohereza no kwakira bikorwa, n'igihe bitwara na fees bitwara. Ubwo tuzi fees ni izo charginga. Rero turi hano rero navuga ngo block explorer yacu tugiye kureba nize transaction ziri gukorwa gute. Ngira ngo muri kubona ko hano bakwereka ngo account, gusa izi account zaziri hidden. Niyo mpamvu mu buryo bw'umutekano ntabwo bakwereka details za account yose. Niyo mpamvu bagomba gushyira uturatu dash tugera muri dutatu mu buryo bwa security. Then operation ni igikorwa cyakozwe n'igihe cyakorewe. Ngira ngo nitureba izi ni address zigiye zitandukanye, ni abapiyone batandukanye. Nk'uyu nguyu yishyuye Pi 12 ku yindi account runaka tutazi, nta nubwo twanayimenya. Bitwaye mu minota 3 ishize niho bibereye. Uyu nawe akreminze muri balance mu minota 3 ishize. Then izi zose bagiye bishyura Pi 46 ku ma address runaka, Pi 0. Uyu noneho yishyuye Pi, uyu nguyu ikigaragara yari ari guhaha, yishyuye Pi 0.00002445 kuri address runaka. Ibi bayi mu minota 4. Iyi mpamvu rero nababwiye ko icyo bita Stellar protocol yafashije Pi mu bijyanye na transaction zihuse. Nuko nako transaction bagiye mu minota zikorewe, kandi bino ni ibintu biri international, ntago biri global, ntago ari ibintu byo mu gihugu runaka kimwe, ni international. Rero ni icyo block explorer imaze. Nitugere rero hano kuri menu, ngira ngo twari turi mu byo bita mainnet. Block explorer yacu yari iri muri mainnet, gusa hari n'ibyo bita operation testnet 1 na 2. Mainnet rero ni ya nyayo, ni abantu bafitiye konti zabo ziri verified, migration zarabaye, buri kimwe cyose cyarabaye, then bakaba bemerewe kuba bakwishyura, bagura, banagurisha coin zabo, cyangwa bakayigura product runaka. Rero ari nabyo bita ama testnet. Ngira ngo naho tubakanze bakoreka operation ziri gukorwa zose. Dore mu masegonda izi ni test, uyu ngwari bari gutestinga, izi ni test ziri gukorwa. Mwabonye reba amasegonda bitwara. Bimwe nababwiye byo kwihuta kwa transaction kubera Stellar protocol. Izi ni testnet, ntabwo ari mainnet. Baranabanje kubereka abakora ibintu biririyo. Niba afite Pi arazishyura nyine guhaha, niba afite Pi arazohereza umuntu. Bitandukanye ni izi ngizi zari operation cyangwa se harimo na payment
cyangwa se transaction za testnet. Kuri mainnet rero navuga ko metrics igaragaza ko total migrated mining reward zirenga rero ngira ngo tugiye dushyiramo dukama, ngira ngo hano ni dushyizemo dukama zirenga miliyari enye zirenga, ahandi current locked mining nazo zikarenga miliyari eshatu zabaye za mining reward zabaye locked. Ngiyo rero blockchain muri Pi browser, kugira ngo nandi kubasobanura kuri iyi ngiyi blockchain icyari cyo. Kuri explorer rero ecosystem nababwiye kabiri turi buganireho, nayo reka tuze nk'abayifungura turebe niki cyakiri mu ecosystem explorer. Muri ecosystem explorer navuga ko ikintu kirimo muri kubona ko aha naho tugiye ku exploringa community, niki postinga, niki ibashizeho, n'iri soko bita what got. Aya masoko guys ntago mbabwiye mu mugende mwishyureho mu payi zanyu, ni ukureba ni ibiki babashyizeho. Kuri ecosystem navuga ko nta bintu bya danger biriyo, kuko ntago ibyo wabyizera, kuko nk'ubara ngo buy treasures with P, sell your creation and accept P, deliver and connect community, bagakoreka nk'izi product ushobora ngo kuzigura, ariko kwera ko ibintu bitari verified ntago nakubwira ngo uzana muri ecosystem buyingemo ikintu, kuko ntago ari amasoko navuga ngo ari verified ngo yamaze kwemerwa, kuko ntago turagera muri open mainnet. Niyo mpamvu rero aho ushobora kusanga ama product yagiye atandukanye, ama community, ama games n'ibiki byose, gusa tugomba nyine kubireba tukabimenya, ariko mu gihe ibintu bitarabagera open mainnet nanone nabwo tukagira amakenga, tukagira uko tugenda. Icy'ingenzi cyari gikenewe no kumenya kuri blockchain uko bikorwa na explorer, kuko hari igihe uzakenera kumenya account yawe yakoreweho ibiki, uzaza ubirebere kuri blockchain, posting address, umenye transaction zabereye kuri account yawe. Mwakoze mu gukora subscribe, sharing n'andi video, Imana ibarinde.